dore ikintu kisherera abarokore turayatara ariko ntituyatanga mbese baradusuzugura ariko nitwe twisuzuguza tubigira mu yandi magambo nitwe twisuzuguza nubwo bashobora kunyangana ntibanyumve neza ariko ubundi nimba Imana ikubwiye ngo nguhaye ubucuruzi nguhaye akazi cyo kudepoza dufite umusitari hano mu gihugu mu bya gospel baririmbye ngo uri number 1 yararimbye ngo uri number 1 uri uwa mbere ubuzima bukana karirimbye ni ijambo ry'ubwenge yafashe ibyubahiro byose afata amatitire yose afite n'abantu bafite afata n'amafaranga n'ahazagera ahita avuga ngo umuntu wese iyo agize ibyo akora iyo agize akazi iyo ubyaye abana iyo ukoze minisiteri iyo ukoze imishinga iyo ukoze bizinesi ibintu byose ukora uhita utekereza n'uburinzi iyo udafite uburinzi ntuba ufite umutekano w'ibyo wagezeho n'igihugu kugira ngo kibe gikomeye hanyuma rero sinshaka guteka kuri izo detaye umuntu Imana yahaye umugisha imurekura inkingi ya kangahe ya gatanu yitwa uburinzi igihe cyose uzakora hatari mu Imana urakorera he turatura ariko biriya bintu byakagumye no kugarukira n'abatuye muri za gahunda zifasha abatishoboye muri bwa busabane bikagarukira n'abatuye ntibijye mu mifuka yabo twahaye gusa mu rusengero dutanga amafaranga ntago tugarukire inyungu zo mu rusengero tuhakura amakuru twakagombye kugenda tugashyira mu bikorwa abantu bose bajya mu rusengero nibashyire mu bikorwa amakuru bavana mu rusengero n'ibyo biga n'ibyo bavuga nta kintu tuyabyaza byo usanga abantu benshi amakuru bafite nta kintu bayabyaza ubundi ari ugusirimba no gutaka kuririmba uzi ikintu uzahakura bazakubwira amakuru y'ibyinjiye bakubwira ati umwaka urangiye twinjije aya Imana yakoze igitangaza muhereza Imana icyubahiro kumenyeshe ko ariko siko byakagomye kugira kumenyeshe ko nayo gufasha abakene hariya nayo turayatanga nayo urayatanga nta muntu tuvuze turavuga ukuri kandi ukuri guca mu ziko ni gushya kandi kankubwire ni Emile igihe uzatinya kuvuga ukuri ntabwo uzagukorera Imana ugomba kuvuga ukuri umukristo wese udafata umwanya ngo yitekerezeho ameze nk'imodoka itari mu esanse ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye kuri kumwe n'Imana ni uko ugomba gufata umwanya ukitekerezaho ukavuga kuri ya ngingo ya mbere yitwa amahoro ukabanza ukicara ukivuga ngo ntarakizwa nari imeze gute amahoro naburaga buryo naragandira mutima usimbagurika hari ibyahindutse ese iyi ngingo yitwa amahoro naba narayibonye umuntu udasenga ntiyemere kwivanga mu bintu by'abantu basenga iyo byivanzemo Imana ikubikira inzigo kandi ikazaguhita n'umenye igi guhitanye bakunzi bagusengerwa badukurikiye abari mu gihugu cyacu abari ku migabane itandukanye y'isi twongeye kubaha ikaze mu kiganiro inyungu ziba mu masengesho kandi ndahamya neza ko umuragira umugisha kuwiteka n'ubundi turi kumwe na Emile meze neza ndashima Imana nawe umeze neza ariko nanjye ndashima Imana ishimwe cyane Imana yaraturinze yaratwimanye ndahamya neza ko nawe Imana ikurinze cyane rwose ntacyo nyishinje Imana ishimwe amen kuba ngabo byuma turi kumwe na Dieudonné n'undi zirakari kubikora neza kandi byo kugenda neza kandi nanjye iyo murebye mbona ameze neza Dieudonné ameze neza urabona ko Dieudonné aguwe neza ubwo duheruka twavuze ku nyungu ziba mu gusenga turavanga Imana ibiterura ibidibe twavuze ibintu bikomeye twavuze uburyo ko mu nyungu iyo umuntu arasenga Imana ijya imwicana imurwanya cyane ikakwicira imigambi y'abarozi ikakwicira imigambi ya Satani ikanaguhisha iminsi mibi cyane ikanakurwanirira harimo inyungu nyinshi na za zindi twagiye tuvuga zose
uburinzi, amakuru. Inyungu y'amakuru abantu barayikunze cyane. Barayikunze. Hari umuntu namwe ngo tuzayigarukeho. Ko duharize. N'amakuru akaba ahoraho. N'amakuru ahoraho nawe urumva ntago makuru ntabwo yabura. Kandi hari umuntu wavuze ngo icya mbere ni amakuru. Cyane. Emile rero tugarukanye ayahe makuru noneho uyu munsi turavuga ku yindi nyungu iva mu gusenga. Gusenga bizana imigisha. Tugiye kuvuga ku mugisha. Umugisha amba aho rwose no kuri umugisha usanga abantu buri wese avuga umugisha. Imana iguha umugisha, ndifuza umugisha, Imana muha umugisha. Gusenga bizana umugisha. Inyungu iva mu gusenga yitwa ko gusenga kuzana umugisha. Kandi koko umugisha nta wundi muntu utanga. Ese umugisha umuntu yakora mu ishuri? Wenda turi buze kubivuga. Hari abatekereza ukundi. Ariko umugisha ndatekereza ko umugisha muzima wuzuye uva ku Mana. Hari abazi ko bakora ku babyeyi. Hari ko bakora ku babyeyi cyangwa ku bindi bitandukanye. Hari ibintu bita umugisha ariko atari umugisha. Cyane rwose. Burya ibintu byose ntabwo ari umugisha. N'ibyo abantu babonesha amaso si umugisha. Umuntu ashobora kuba atunze ariko adatunze umugisha. Umuntu ashobora kuba akomeye, umuntu ashobora kuba abyibushye nk'uko mbyibushye kanihereho, ariko ni wenda se nta mugisha. Umugisha ni iki? Umugisha ni iki? Turaza kubisesengura turebe umugisha ni iki. Ese uvahe? Ariko si n'ikintu cyoroshye. Buriya abantu bose bavuga umugisha, ariko umugisha ni iki? Abantu bashobora kuba bakora ikintu cyoroshye abantu bose bavuga, ariko umugisha, kuvuga ku mugisha nasanze ku bintu byose twavuze. Umugisha ushobora kuba ari cyo kintu tugiye kuvuga gikomeye. Umugisha ni ikintu gikomeye cyane kuko umuntu wese ugihumeka akenera umugisha. Nubona n'umuntu ari gusamba ashaka umugisha. Umuntu wese ugifite ubuzima akenera umugisha. Ariko si ubundi ubona tutari twagira n'ibyo tunavuga bindi. Ubundi umugisha ni iki? Uhura n'abantu umuntu akavuga ati wamukoreye ikintu gitoya cyangwa kinini, ati Imana iguha umugisha, kandi ukumva uranezerewe. Utazi uwo ari wo, utazi icyo ari cyo, ariko ukumva umugisha byonyine. Umuntu uvuze ngo umugisha, umuntu awugusabiye wumva wishimye. Akenshi burya yiri umuntu anagize n'icyo gukora ntuvuga ngo Imana iguha umugisha, hari igihe avuga ati uyu muntu ubanza afite abazimu, umuntu utashima se. Ariko rero reka tubanze dusome ibyanditswe, sibyo? Cyangwa tubanze dusenge ahubwo. Bakunzi bagusengarwa aho muri uherereye mwese, abadukurikiye muri mu gihugu cyacu, abadukurikiye muri Amerika, abadukurikiye mu Faransa, mu Busuwisi, abantu mudukurikiye muri East Africa, Abanyarwanda mwese ku isi yose, abadiaspora mudukurikiye, abantu mwese, ndetse ndahamya neza ko mudukurikiye muri benshi. Kandi dushimira abantu bawugira kuri gusengarwa bakaniyandikisha, abantu batubona ubwa mbere subscribe nabo Imana ibamugisha, n'abasharinga kuko turifuza ko byibuze twazaba nk'ibihumbi byinshi cyane. Uturo turi 8,000 n'abandi barenga, ariko turifuza byibuze ko biva ku 8,000 bikaba byibuze 500. Ariko nanone n'ubutumwa bukagera ku bantu benshi. Hari kwirakwara mu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi mwiza, tugushimiye no kuba tugihumeka n'umugisha wawe, no kuba tukigenda n'umugisha wawe, no kuba tuvuga bikemera n'umugisha wawe. Umuntu wese udukurikiye ariho kubw'imbaraga zawe. Si kubw'imbaraga z'abantu, si kubw'imbaraga z'abakomeye cyangwa imiryango, si kubw'imbaraga z'amafaranga, aho ku muntu wese ukibasha gukurikira ijambo ryawe, agakurikira iyi gahunda, n'umugisha nawe afite. Twemereye Kristo uyu mwanya kugira ngo iki kiganiro umuntu wese uzagikurikira, inyungu ziva mu gusenga,
buri muntu wese abonemo inyungu ndetse natwe turi gutanga ubutumwa tubonemo inyungu kuko izi nyungu natwe turazikeneye umuntu wese akeneye inyungu ziva mu gusenga noneho tugeze ku nyungu zitwa umugisha umuntu wese akeneye inyungu zitwa umugisha twemerera Kristo umuntu wese uzakurikira iki kiganiro uzatwumva wese azahabwa umugisha imbaraga z'Imana zizamubeho fasha abagabo fasha abakobwa fasha ababyeyi fasha buri muntu wese fasha itorero abantu mu nzego zitandukanye badukurikiye reka iki kiganiro kigiraho kivana umuntu kigiraho kimushyira muri byose urakoze mwami kubikoze izina rya Yesu Kristo amen amen tuguhaye ikaze urakoze cyane yego uyu munsi turagiye kuvuga ku mugisha umugisha ni ikintu gikomeye cyane buri wese wavuga umugisha kugira ngo tubashe kubiganiraho neza reka twifashishe ibyanditswe bibiri turasoma itangiriro yego igice cya 22 kuva ku murongo wa 15 kugera kwa 18 hanyuma turibuze no gusoma ku imigani igice cya 10 umurongo wa 22 yego itangira umurongo igice cya 22 umurongo wa 15 avuga ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye umugisha ukomeye Imana ishimwe maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru ntabwo yari ku isi oya nta nubwo ari Kimironko yari mu ijuru cyangwa rukiri yari mu ijuru yari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye niko Uwiteka avuga ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege aramuga ati ndirahiye ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege si babiri si yari afite umwana w'ikinege abantu bajya bumva ahantu umugisha uva ntiyamwimana oya ntiyamwimanye ngaho komeza umwana w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru no kuguha nzaguha umugisha no kugwiza urubyaro rwawe nzarugwiza ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru si ibyo gusa ngo kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwo urumva ukuntu umugisha waba ungana bora wawubara waba ukaze cyane umugisha ungana n'umusenyi ni umugisha mwinshi cyane utabarika ari umuririmbyi waririmbye ngo bariyo migisha ni myinshi hanyuma ngo kandi ruzahindura amarembo y'abanzi barwo ruzahindura amarembo y'abanzi barwo ni ukuvuga ngo ruzaba rufite uru rubyaro rufite imbaraga n'ububasha bikomeye hanyuma 18 akavuga ngo mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye mu rubyaro rwawe nimwo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha mu rubyaro rwa Aburahamu Mana ishimwe kuko umva impamvu kuko wanyumviye kumvira Uwiteka ni byiza none se ko kumvira abantu kumvira bijya bigora abantu ubwo urumva bidatangiye gukomera iby'umugisha ufite na kondisiyo ko numva hajemo kondisiyo ibintu bijemo kondisiyo biba bikomeye rero urana Aburahamu kugira ngo ayo masezerano aze hari ibintu yataye ntiyabanje kuva iwabo yavuye iwabo atazi ahantu ajya ata n'ibigirwamana by'iwabo
by'iwabo kwatera ariko byaramugaburiraga biragatsirwa uzi ko hari abantu babihezemo kubera ko bibagaburira ze kandi bagashaka umugisha badafite gahunda yo kubivamo ahubwo abana bazahinduka umugisha ku mahanga yose kubera yuko yagize gute yumviye Imana arimo kumvira kumvira ni ikintu gikomeye. yongera usome reka dusome na hano imigani ibice 10 umurongo wa 22 umurongo wa 22 haranditse ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire. Umugisha Uwiteka atanga uzana iki? Ubukire. Kandi abantu bose barabwifuza. Umva ibintu byose batari nk'ubukire bari bicuritse. Kandi nta mubabaro yongeraho. None se ari ubukire harya buri umuntu ukize umubabaro aba afitera? Iki kiganiro kirakomeye. Niko twatagese nk'ubwira ahubwo birakomeye kuruta n'ibindi byose twagiye tuvuga. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mabaro wongeraho. Hanyuma reko none se ko nawe kantu uvuze gakomeye. None umuntu yakwibaza ubukire mu by'ukuri abantu bavuga umugisha. Umubyeyi akifuriza umwana umugisha. Usenze umushumba akavuga ati Imana yaho umugisha. Umuntu mwahura umukora akantu gato cyangwa kanini atumugisha. Imana igumugisha. Mu by'ukuri umugisha ni iki? Umugisha ugizwe ni buno umugisha rero uragenda. Umugisha uranumva. Umugisha reka dusobanura umugisha. Umugisha ugizwe n'inkingi 7 kandi 7 n'imvugo y'Imana. Umugisha wa mbere ni umugisha Imana iguha w'amahoro. Uwo ni umugisha utahabwa n'amafaranga. Mbere na mbere umugisha Imana iha umuntu ni amahoro. Ijambo rya Yesu ravuze ngo amahoro Yesu aha abantu. Iyo Imana iguhaye amahoro aba ari umugisha waje. Iyo ni inkingi ya mbere y'umugisha. Amahoro ni umugisha ukomeye. Kandi burya nta kintu wakora udafite amahoro. Buriya umuntu ashobora kuba afite amafaranga, afite ibintu byose, adafite amahoro kuko adafite umugisha yahawe n'Imana. Umuntu yatunga akanatunga n'amakamyo agatunga n'ibintu bikomeye kuko adafite umugisha yahawe n'Imana. Bafite amafaranga, bafite ibintu byose ariko ntabwo bafite umugisha. Inkingi ya kabiri ni ubuzima. Buriya Imana yatanze umwana wa Yesu kugira ngo turemere ubuzima. Ubundi umuntu yakoraga icyaha kera yahitaga akinduka. Imana yahitaga imwica itanga umwana wayo. Ni ukuvuga inkingi ya mbere y'umugisha ni amahoro. Inkingi ya kabiri y'umugisha ni ubuzima. Umuntu adafite bya mirenge ariko akaba agifite ubuzima, ukajya kwa muganga bagasanga ufite ubuzima, umugisha w'ibifatika, nta ndwara zirimo, urabasha kurya bikamanuka, batakurenge ngo basange harimo diabete, ngo bakure ngo basange harimo sida, ngo bakure basange harimo kanseri, basanga kuri hari nk'ibese bakubwira ati utegereje gupfa, bagasanga ufite ubuzima. Ese ukaba ubasha gufata agasukari n'akonyo n'utuvuta. Nguwumugisha iyo ni inkingi ya kabiri igize umugisha. Iyi migisha maze kuvuga ibiri ntago abantu bayibona. Ni imigisha abantu batabonesha amaso. Amen. Turayifurije abantu mu izina rya Yesu. Ni imigisha abantu batabonesha amaso. Imana iha abantu. Numva ngo umugisha Imana iha umuntu ntuzagire ngo ni umugisha w'ifaranga gusa. Hari undi mugisha Imana, hari iby'ibanze Imana ibanza kuba. Ibyo nabyo turabivugaho. Amahoro, uburinzi. No kuvuga ngo ubuzima nibwo ndiho, nayo ndi kumva ku mahoro, ndi ku buzima. No kuvuga ngo mu gihe cyose uzabaho ufite ubuzima
umuntu wese udukurikiye umugisha uba ufite. Reba impfu ziba ziri ku bantu nubona umuntu afite umugisha kuva twamenyana sinari nabona warwaye, none se agize ngo nuko indwara zidahari, nawo ni umugisha w'ubuzima Imana yaguhaye, ukwiye kuwushimira Imana cyane rwose. Abantu bazi ko umugisha ari ukujya muri banki ukabona amafaranga, ariko nabyo nibyo ibyo ngibyo abantu benshi barabifite. uzi banki turaza kubigeraho. Sinabwiye ko umugisha ugizwe n'inkingi 7. Inkingi ya 3 ni uburinzi. Imana iyo yakwemereye umugisha iguha amahoro, ukagira amahoro. Abantu bakajya baza ngo se ubayeho gute ko ufite amahoro? Icya kabiri iguha ubuzima, icya gatatu ugezeho iguha iki? Uburinzi. Ubu muri iyi si nta muntu n'umwe wigize, nta muntu n'umwe wihesha ubuzima, ntawe ubaho rwose. nta muntu, umuntu yajya muri dusha agapfa, umuntu yaba ajya n'imodoka agapfa. N'Imana ibigiramo uruhare ikagushyiraho ingabo zikurinda zo mu ijuru. Uwo nawo ni umugisha. Reka tubwire abantu dukurikiye, ushaka kuvuga ko utafite umugisha nyamara uwufite. Cyane umugisha bita uburinzi rero reka tuwusobanure, kandi tuwusobanura afashwa kunumva bisaba andi maso, numva bisaba andi maso ko ibyo umuntu abona hano hanze kunumva bitandukanye n'ibyo umuntu abona hano hanze, biratandukanye. Ubundi abantu benshi bakunda kuvuga umugisha bakawuvuga ariko ntibabasha gusobanura inkingi zigize umugisha. Abantu bazi ko umugisha ari uko umuntu yaguze kamyo, ari uko umuntu yubatse etaje. Oya, umugisha wa 3 afite n'ibikonte byuzuye amafaranga. Umugisha wa 3 ni uburinzi. Umva ijambo ukuntu ryavuze, ryaravuze ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi. Wumvishije umugisha nkiguhetse. Ihetswe nande? N'Imana na nyogosenge. Oya, na so wanyu data wa twese. N'ibikonte byuzuye amafaranga. Oya, ni ukuvuga ngo n'Imana itabara umuntu bita Kuru. Yaravuze ngo Kuru umwana wanjye nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringaniza. Yarishizeho uburinzi kuri Kuru. Ni ukuvuga ngo umugisha ikizakubwira umunyamugisha, baramuroga ntapfa, baramuvuma ntapfa, bagakora byose, baratongera ntapfa, bamutega iminsi ntapfa. Uyu muntu afite iki? Umugisha. Avukira mu buzima bugoye akabaho. Siko numva ikiganiro kirangije dushatse twakwitaye. Ntabwo cyarangiye. Niba ndavuga inkingi, ariko buri muntu wese niba afite n'ibintu bimukanga. Ushobora kuba uyu munsi udafite amafaranga, dayimoni ukangisha amadeni n'ibindi, ariko ngo twibutse abantu ko hari ibindi, hari izindi serivisi Imana igukorera abantu bataruzi. Hari undi mugisha Imana igomba dodoni, hari undi mugisha abantu bafite batazi ko badafite. Umugisha bita uburinzi. Abantu bagabanya amarira no kwiheba. Umugisha bita uburinzi ni umugisha wambara ukaberwa, ni umugisha umuntu akugambanira ntupfe. Bibiliya iravuze ngo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara. Uwo ni umugisha bita uburinzi. No gufata inzoka, muzafata inzoka na sikoropiyo, muzakandagira inzoka na sikoropiyo, muzarya ibyica. Uzi ibintu twiba turya ntitupfe rimwe se. Uzi abantu bifuza ko umuntu apfa ntapfe. Uzi inzobo Satani yagiye acukura ku buzima bw'abantu umuntu akasimbuka. Uzi ibyo Imana yagusimbukije wemere ngo uhanurire. Uzi ibyo Imana yasimbukije kimwe se bibiri se. Yaksida n'ibiki byose. Ni uburinzi Imana iguha ugakomerera mu maso y'ikibazo, ugakomera mu maso y'ikigeragezo. Icyo nicyo bita umugisha. No ashobora tugufasha. Nta kibazo rwose fashwa. Umugisha. Umuntu wese Imana yahaye umugisha imushyiraho uburinzi. Uzi ikintu ibirinze? Ibirinzi bifatika igiye kuzamuha, aribyo tugiye kugeraho mu kanya. Turabigeraho. Ibirindira mu muntu mbere yuko izana ibifatika ibanze karinda. Izo nkigi ibanza zirangiza. Ibyo nabyo turabigeraho mu mwanya. Bivuge.
ndabikubwira nabyo. Iyi nkingi ya gatatu irakomeye, wenda tuza kuza kubigarukaho ndakamaze mitondagura. Inkingi yitwa uburinzi. Inkingi ya kane ni inkingi yitwa igikundiro. Nayo nigaragara no mugisha ukomeye cyane igikundiro. Ni inkingi yitwa igikundiro. Uko ufite igikundiro ahantu hose bagufungurira, umuntu ufite igikundiro na yombi aragusuhuza ukumva amahoro, akikura n'amaso mu bintu bihindutse. Umuntu ufite igikundiro agera muri karitsiye ikagira amahoro. Umuntu ufite igikundiro agera ahantu hari abarozi bakagenda baribwiriza. Umuntu ufite igikundiro nyine abagifite iki gikundiro nta muntu ugitanga. Igikundiro kiva ku Uwiteka, nta n'ahantu wakigura. hari ahantu wakigura se, wagikora hehe? nta n'ahantu wajya kwiga kugira ngo uzagire igikundiro. Uzi ko hari igihe umuntu yisiga ibyo ku jisho hano n'ibyo ku munwa, iby'umukara n'iby'umutuku n'iby'icyatsi n'iby'iroza, ukambara ukanahendura ntibikunda, ukambara ukagenda unazamura, ariko igikundiro wapi? reka n'abagabo basigaye bateraho imisatsi. Ku bantu bafite umusatsi mwinshi nk'uyu nguyu, abantu bafite umusatsi mwinshi nk'uwo wawe basigaye bakubitaho wirende, bajya mu isi bakabateraho wirende kugira ngo ubone igikundiro. Imana itabigizemo uruhare, numva icyo wakora cyose ntacyo ubona. Uyu ni umugisha wa kane witwa igikundiro. Imana ishimwe. Iki gikundiro Imana yagishyize ku muntu bita Esiteri. Nta mashuri yari afite. Abantu bazasoma mu gitabo cya Esiteri ibice 2 bazasanga Esiteri yari umwana w'imfubyi, ndetse nta n'ababyeyi yari afite usibye Moridekayi se wabo. Ariko iki gikundiro Imana yagishyize ku mukobwa bita Esiteri bituma aba umwamikazi. Atari uko Esiteri yize amashuri menshi, atari nuko afite na bya mirenge, yari afite icyo bita igikundiro, kandi kiva ku Uwiteka. ubwo undi muntu yagishyizeho iki gikundiro Imana yise ku mukobwa wita Mariya. Mariya nabuze amateka ye. Mariya ndamukunda cyane, mutuye abantu bose b'Abakatolike bose ndamukunda Mariya. Iki gikundiro Imana yise ku mukobwa wita Mariya ari insugi. Iramureba iravuga ati Mari, ndagutoranije mu bakobwa bose bo mu isi, uzabyara umucunguzi. Akoze kubyara umucunguzi, urumva uwo mugisha, umva icyo gikundiro. Umuntu wese udukurikiye, Imana imuremera igikundiro. Ni igikundiro Imana iguha mu kazi ibintu bigahinduka. Ni igikundiro Imana iguha mu rusengero ibintu bigahinduka. Ni igikundiro Imana iguha mu baturanyi ibintu bigahinduka. Ni igikundiro Imana iguha mu kigo kiyoboye ikigo bikaba neza. Irorasha afashe inzugi zose, igikundiro gikingura inzugi z'umugisha. Kundi kumva amavuta. Izo nkingi wanzu zirangiye. Iki gikundiro ni igikundiro Imana iguha utari ufite icyerekezo. Iki gikundiro ntikigombera kuba ufite ibintu byinshi. Oya, Imana ipfa kuba yakiguhaye gusa. Iki kiganiro tuzagikora inshuro nyinshi. Nagize ko natwe duhari se. Iyi nkingi ya kane irakomeye, yitwa igikundiro. Iyi ni inkingi Imana iha umuntu wese, akavuga ati uriya muntu ananyeme tukwicarana najya kwigurira. Uzi ko burya n'umuntu kwanga, yaba umurozi cyangwa n'abandi bavuga amagambo wasebanya, uzi icyo bakoraho? Ni igikundiro. Ni igikundiro n'ubundi. Baraza bakagusiga amantuza, amazina ntoki. Nese yize ngo umuntu yakuroga, abarozi baroga iki? Baroga icyangiro. Iyo umuntu Imana ikunda rero, umuntu Imana ikunda yateguye guha umugisha, imuha igikundiro kitarogwa. Amen, amen. Iki gikundiro Imana iha umuntu ntabwo kirogwa. Uko wabigenza kose ntiwagikora. Ntigikora gisida. Ntigitezwa cyamunara. Ntigihomba. Nta muntu ugikanga. Oya, ni igikundiro Imana yagishizeho Danieli. Umwami ati akunda Danieli. Ibyo turimo kuvuga ni ibyo kugira ngo abantu tubakumbuze gusenga, tubakundishe no gusenga. Byose biva mu gusenga. Abantu bigasanga Imana umugisha, banza umenye ibyo usaba bifite inkingi zingahe. Wipfa kukugenerwa ngo usanga igikundiro. Imana ngo nashaka umugisha ushaka ufite inkingi ziwugize. Iyo umaze kuzimenya nibwo utangira kugendera mu mugisha.
ubundi umuntu ugendera mu mugisha ni umuntu ubanza kumenya inkingi zigize umugisha akabanza akazimenyaho yamara kuzimenyaho agatangira kugendera muri za nkingi mwene uyu muntu rero nta n'ubwo bagira yagira ubwose buturutse abazi amakuru abazi neza icyo bita umugisha turi kuri 4 ya 5 tugeze ku ya 5 iya 4 turayivuzeho neza ni igiti igikundiro inkingi ya 5 ni inkingi yitwa uburinzi vuga ngo Imana indinde Imana iturinde iyi nkingi Imana yayisezeranyije abagabo Saduraka na Meshaki na Abedenego iravuga ati mwabahungu mwe mbashizeho uburinzi no mwitanura ry'umuriro nzawasohoramo umuntu uriho uwo mugisha w'uburinzi ntapfa gupfa niba mutwika ntiyapfa ni inkingi ya 5 yitwa uburinzi iyi nkingi umuntu wese ndayimwifurije uwo ni umunyamugisha agira uburinzi ubundi kugira ngo udakenyuke nuko Imana igushyiraho uburinzi kugira ngo uburinzi bije y'igihugu ahantu mu bihugu byateye imbere ndahamya neza ko nta handi waca roko hose ndahamya ko ahantu hose ku muntu wese ureba kure bije ya mbere bayishyira ku burinzi kuko iyo utarinze ibyo ugezeho inyoni zirabyona cyane iyo utarinze ibyo wagezeho inyoni zigira gute zirabyona niyo mpamvu umuntu wese iyo agize ibyo akora iyo agize akazi iyo ubyaye abana iyo ukoze minisiteri iyo ukoze imishinga iyo ukoze bizinesi ibintu byose ukora uhita utekereza n'uburinzi iyo udafite uburinzi ntuba ufite umutekano w'ibyo wagezeho n'igihugu kugira ngo kibe gikomeye hanyuma rero sinshaka gutya kwizo detaye umuntu Imana yahaye umugisha imurekura inkingi ya kangahe ya 5 yitwa uburinzi Mana ndabukeneye nawe udukurikiye Imana ibuguhe nokuri ibutange Imana iguha uburinzi ikaguha uburinzi ahantu hose ugiye umuntu wese akajya avuga ngo uriya muntu ariho uburinzi bw'Imana ariko uzi ko buriya ibyo watunga byose udafite uburinzi bw'Imana reka burya ngo uzi ko n'amazi yaguhaga akakuneka ugapfa iyo umuntu wese ugira ibyo atunga iyo atariho uburinzi bw'Imana aba ari guhahira mu cyatobotse umuntu wese ugira ibyo atunga ariko adafite uburinzi ari no mu buzima busanzwe iyo ufite ibyo utunze ariko hatariho uburinzi ari no mu buryo bw'umwuka ukaba ufite ibyo ufite ariko udafite uburinzi ubuhahira mu byatobotse urantanze nanjye kukubwira ngenzi abantu bakize sibyo bafite n'ibintu byinshi cyane kandi bafite n'ubwo burinzi bafite imbwa bakagira kamera hari n'ibintu bashyira no kuri korotire hari ababibonye by'ibyuma hari utapfa kurenga urumva nyine baragerageje bagashyiraho abazamu bagashyiraho ibintu byose n'ubwo burinzi se urumva mu buzima busanzwe nabyo birarinda nyine mu mbaraga z'umuntu ariko uburinzi turimo tuvuga ni uburinzi Uwiteka atanga Imana itwicira ibitagaragara hari n'ibyo abantu bambariraho bakambara akagufwa buriya Emile ibintu bigaragara gusa byaguca mu maboko wabifata ntibyagucika ariko umugisha Imana itanga iyi nkingi ya 5 yitwa uburinzi ni umugisha Imana iturinda amahembe y'abapfumu ikaturinda za karande ikaturinda imyaku ikaturinda za ndasago ubu ngubu mu bantu ushaka kubwira umuntu ngo kurama kenda turebe umugongo ugasanga umugongo barawukembaguye barawumaze uza abantu batafite Yesu kuntu barushye ngo hari n'abantu babanye imyenda bakebagura ipfiriya hose barahake ipfiriya barakebagura hariho indasabo kubera iki uyu muntu uzi ikintu abuze gusobanukirwa ko ari Imana itanga umugisha bita uburinzi iyo atarabimenye isi iramukaranga se ko numva ibintu byose irimo kugenda ubisubiza erega urumva urasoma nanjye nkasenga
hanyuma rero umuti uryoha uvanze imiti yose ikora no kubanza uko ni ukuri pe ni ukuri urasoma inkingi ya gatandatu waya mfite ibibazo ndibuze kukubaza ntabwo uri buze kuyikwepa n'ubundi ndabigarukaho nubwo wabivuze wagira ubisubiremo nta kibazo uragire nabivuze kubera yuko urabona ko wajya urupapuro rwa narusomye nyine urimo kugenda nza utanguranwa ariko ni handi ntabwo uri buze kuyikwepa ndimo ndikukubwira nyine ntabwo uri buze kuyikwepa kubera ko hari abantu ndi buze kubariza nubwo n'ababyumva ariko hari abantu ndi buze kubariza umugisha abantu bavuga umugisha ariko abantu benshi ntibazi umugisha hari ibyo bita umugisha hari ibyo n'abantu bita ngo bafite umugisha ariko abafite nabo banabipinga nabo bakagira ukundi kuntu babivuga harimo ikiganiro byo kirahari urumva turaza kugira igihe tuze gusenga umuntu wese agira icyifuzo Theodo buretse wimvangira buretse hanyuma inkingi ya gatandatu ihute ubundi rero mu bintu hari ibintu abantu bakora hari abantu bimitse ikinyoma barakicarira umva mwijya mu bindi umva reka nkubwire reka twivuge umugisha gatandatu uvuga uwa inkingi ya gatandatu uvuge n'iya karindwi kandi ugire vuba kuko mfite ibibazo nshaka kukubaza inkingi ya gatandatu ariko nanjye ndabyibaza ntabwo ari ubisubiza wenyine inkingi ya gatandatu ni inkingi yitwa ubwenge Imana iha umuntu ubwo uri kumva ko ndi kwegera ku note ni inkingi yitwa ubwenge umuntu wese witwa umuhashi umuntu wese ugiye kwakira ibyo kurya ikintu cya mbere Imana yimaze kukubaka gutyo ikintu irambika mu bwonko ni ikintu bita ubwenge ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye abantu bajyamya kubitandukanya ubumenyi ni igihe dufata umwanya tukicara mu ishuri tukiga buri muntu wese rwose ndamushishikariza kujya kwiga hanyuma ubu bumenyi bugira agaciro nyirabwo iyo Imana yabushizemo ikintu bita ubwenge Imana ishimwe ariko ko abantu benshi babuze ubwenge muri kino gihe iyo umuntu afite icyo bita ubumenyi Imana itaramuhaye inkingi ya gatandatu yitwa ubwenge ngo Imana ishyigikire kuguha ubu bwenge ni mu rwego rwo kukuzanira umugisha wa mugisha turimo tuvuga ubu ni muza wirukanga yabanje kukubaka yabanje kukurinda yabanje kuguha ubuzima igeze mu bwenge Imana ishimwe ubwenge Bibiliya igaragaza abantu benshi Imana yagiye ubwenge Dawidi abantu bajya muri Isirayeli bajya gusura amateka ya Dawidi yagize ubwenge butangaje akora n'ibintu bitangaje ariko yari afite ubwenge bw'ijuru kurusha ubumenyi sinzi niba ayo mateka warayasomye nawe ufite ibitabo bitabo nabyo yari afite icyo bita ubumenyi afite n'ubwenge cyane cyane yari afite ubwenge ubumenyi bwo hano mu isi bwari bukeye yari afite ubwenge iyi nkingi ya gatandatu nshuti yanjye ndakumenyesha ko Imana yiguhaye ariko uzi ko hashobora kuba hari n'abantu babuze imigisha yabo kubera kubura ubwenge uzi ko mbikeka hari n'abasaziye mu nsengero bazi ko igitangaza kizamanuka muri parafu z'urusengero kikabasanga mu rusengero kubera ko nyine ntibazi gusaba icyo ugomba kumenya gusaba umuntu najya gusaba ngo ndashaka ubwenge hari igihe ujya kumva abantu bafashe amasengesho y'iminsi 40 ngo bari gusaba Imana ngo bari gusaba Imana ngo umugisha ngo bari gusaba Imana umugisha ariko ukamubaza ngo se ejo naje umuntu umugisha uri gusaba ushingiye kuki ngo Imana ihume gusa ngo numva yawuma banza umenye usome ushingiye kuki iyo umaze kumenya uko usaba umugisha nibwo Imana iwuguha Bibiliya iravuze ngo murasaba ariko nuko musaba nabi igihe cyose umuntu yazasaba aho ngo turahagera none banza indi ya karindwi iyi nkingi yitwa turiho yitwa ubwenge abantu benshi barayikeneye nanjye ndayikeneye uzabona abantu benshi
bagenda ariko usanga nta bwenge bafite. urambwira ko umuntu wize akaba dogiteri akagera dogiteri 3 akaba azi kuvuga igifaransa akaba azi kuvuga n'icyongereza akaba akora mu biro bikomeye afite titire ikomeye urambwira ko nta bwenge bafite se byinshi afite ubumenyi yego n'ubumenyi se ni ubumenyi yaragera arabuhaha aricara arabyiga arabuhaha akeneye gusenga Imana ngo Imana imuhe n'ubwenge ubwenge buturanye twabwita umuntu ufite ubwenge agira ibintu byinshi ntabwo ushaka kwisobanura aka kanya ariko nabwo ushaka tuzabisobanuraho. Ibyo ngibyo umuntu yashatse bigira imbaraga. Singiye kuguhingira ngo ubwire abantu bagenda bambaye ubusa bafite ubumenyi batafite ubwenge ko n'ubu ubwenge burimo kugaruka cyane wazabugira ikindi kiganiro cy'ubutaha ngo nkubwire abantu basinda bakisobaho bafite ubu bumenyi ariko badafite ubwenge ngo nkubwire abantu birukanwa mu kazi bafite ubumenyi ariko badafite ubwenge ngo nkubwire abantu bakora amakosa bakica abana babo cyangwa bakangiza ugasanga umuntu yishe uwe kandi afite ubumenyi ko ntafite iki ubwenge. Isi ikeneye ubwenge ubumenyi irabufite ariko ubwenge ntabwo ifite. Mbese umuntu wuzuye niba mbyumvise neza n'umuntu ufite ubwenge akagira n'ubumenyi n'umuntu ufite abifite byombi n'umuntu ufite ubumenyi akaba afite n'ubwenge uyu muntu uzamwubahe ariko maburaburizi byose birakenewe ariko cyane ubwenge kuko ari abantu ndetse ubwenge n'umutima bikorera umwami Yesu. Umuntu wese akwiriye gusaba Imana icyo bita ubwenge. Inkingi ya 7 rero ni inkingi tugezeho ya finale, ni inkingi yitwa ubutunzi. Ni ukuvuga ngo ubutunzi n'ubukire biratandukanye. Biri mu gitabo cy'imigani, mu migani ndumva no muri Zaburi hari aho biri twagenda tuhareba, ariko ubutunzi ngiye kukubwira Emile ntabwo ngiye kubwira ubutunzi bwo ku mutima, twabuvuzeho dutangira, ngiye kubwira ubutunzi bw'ifatika. Iyo iyi nkingi ni inkingi ya 7 ariyo dushorejeho. Umuntu wese iyo amaze kuzuza izi nkingi nkubwiye, Imana ihamagara amafaranga, irayahamagara. Yesu yageze yasanze ba Petero bari ku nyanja baraye baroba. Yesu arabareba baravuga ko se nga Petero bite byanyu, asanga abagabo babaye barakare bafunze iminkanyari iminya bayifunze. Ese bite Petero ko mutishimye twishimiye gute mwigisha? Ese habaye ikibazo cyavutse no kimeze gute? Ati twakesheje ijoro ryose turobye ntacyo twafashe. Yesu ati nta n'ifi n'imwe, ati ntayo. Arabareba bagira impuhwe. Mana ishimwe. Abaha ibifatika, ntabwo yabahaye amasezerano. Kimwe nuko uyu munsi aho Yesu ari buze kugira impuhwe. Yes. Arabareba, Uwiteka we uturebe, urebe buri muntu wese dukurikiye umuha ibifatika. Arabareba ntiyababwira ngo nzabaha, hari ukuntu Imana ikubwira ngo nzaguha, nzakora, hari n'ukubwira ngo ndakoze aka kanya. Yesu yarabwiye ngo mutsureho ubwato gato, mugende muhegere mujugunye iburyo. Baragenda bararoba. Uwo ni umugisha Imana iha abantu bayo w'ibifatika. Mbwira umuntu wese nkurikiye ngo inkingi ya 7, iyo Imana iguhaye umugisha ari yo uguhaye iranawurinda. Iguha akazi ikanakurinda, irakaguha ikagikubwira n'amakuru ya mu kazi. Nzi umugabo tuye dusengana afite akazi keza, ibintu bizakorerwa mu nama ababizi n'amakuru. Amakuru nimba inama izaba kuwa 5 aba yarasenze, twarasenze, Imana amubwiye ngo hazatangira iyo
bizagenda gutya, ikizakirinde kizabyara itiku, agafata agenda akandika, mugatangira inama ari kugenda bareba bose. ariko abantu basinze ko numva harimo inyungu nyinshi cyane. Icyo kintu hari umuntu utakifuza harimo inyungu nyinshi. None se hari ahantu umuntu abigurira? Hoya biva ku mavi gusa? Ni ku mavi. Abantu bagiye ku mavi se bagasenga? Ni ku mavi. Abantu bakajya ku mavi bagasenga bagahamagara Imana. Iguhari imatasi yari iguhaye, ikakubwira n'inkongi y'umuriro izaza, ikavuga ati mu nguni harimo urusinga, ugenda uruvanemo, ukaruvanamo. Imana ikwemera ko ufata credit ya banki. Turi mu bintu bifatika, ibi bifatika. Hanyuma ndenya ngo nsoze kwinkingi soza vuba, ari ibintu birimo kunjyajya tukuntu. Tukuvuga inkingi z'umugisha. Imana yemera ko ufata banki, ikanakubwira n'uburyo uzakora. Iyi nkingi ya karindwi, iyo Imana yikwemereye uko ari zirindwi zose uko nzivuze, Imana ikaziguha, tayari ujya kubona uko umuntu abaye umukire. Yaba ari umubishopu ujya kubona ukuntu abaye umukire. Umuntu ufite iyi nkingi aravuma, ariko aranahamagara akanarima, yatura umugisha, aranavuma, ubona ntacyo yitwara. Bure Eliya ntujye ngo ari ikindi yari afite izi nkingi. Ariko uzi ko buriya ntuza na Aburahamu Imana yamuhaye umugisha, ariko imugira n'umugisha, nabi bagira umugisha. Nuko burya umuntu ahindutse umugisha ari icyo atakora ngo uwo mugisha. Ugenda uri masikiri. nyine n'uwawuzi. Ni ukuvuga ngo iyo ubuze mw'ebyiri umeze nk'umuntu wataye urugingo rumwe, ntabwo upfa ntunakena. Imana igutungisha amana, kuko abantu bose Imana yaremye ifite uburyo igenda ibatungisha, ariko bose si bangana, ariko bo yatoranije ikabaha umugisha. Hanyuma rero garuka ndimo kukugaruka gusa ibyo turagisubiza nyuma. Twacyumvise. Hari umuhanga wavuze ngo umugisha, izo nkingi, avuga ngo umugisha ngo nukumva muri wowe mu buzima bwawe kubaho kw'Imana gufatika, kugaragara, kandi gukora gushingiye kuri ibyo byose nagenda. Kuri ibyo byose ni ukuvuga ngo ibyo byose wakoze hagomba kubamo ikiganza cy'Imana, hakagaragaramo kubaho kw'Imana, ku buryo bigaragara ko atari we wabikoze. Ariko reka nkubaze rero, ibi byose wavuze nyine Bibiliya niko ivuga, natwe niko tubizi, ariko hari abandi bantu batazi aho umugisha uturuka. Umugisha wavuze ko uturuka ku Mana, ni ku Mana kabisa. Ariko twagiye tubona abantu, umuntu wubaka inzu nk'iyi ngiyi, wakoreye amafaranga, aho yayavanye yarayakoreye, yarayibye, aho yavuye hose birimo kwikubita ku gatuza ati yewe mfite umugisha, narakoze, ninjye wabikoze. Umuntu ku giti cye. Hari undi muntu uvuga, ubu uragira ngo bihurize hamwe, uvuga ati ngewe ibintu byose bibaho, niyo Mana uvuga ntibaho, uvuga ngo tanga umugisha. Ibintu byose ni amahirwe yabikora, ni amahirwe, yewe sinzi naho binaturuka, ariko iyo Mana uvuga ntibaho. Ubwo n'undi muntu wundi. Hanyuma undi muntu akaza akavuga ati ngewe ntukambwiye n'iby'Imana, ngewe ndakora cyane, sinsinzira, narize, mfite amadiplome, ngewe mfite abantu tuziranye, inzego zose turaziranye, bamenyera uwo mwana bose barahari, abantu bose turaziranye. Hanyuma urumva ubyegeranye byose, ndagira ngo tutaza gutinda. Hanyuma undi akavuga ati rero ibyo by'Imana, urumva ngewe mfite ahandi hantu hava Imana, kuko umuntu yigeze no kubimbwira. Arambwira ati ngewe namenye ahantu hava ubundi izindi mbaraga, hava ubundi bushobozi bitandukanye n'ibyo byo gusenga, n'ibyo by'Imana muvuga, n'iby'ijambo ry'Imana. Urumva hari ahandi hantu yari yagiye muri Gobyori, mu bapfumu, no mu zindi mbaraga z'umwijima. Uwo n'undi wundi
hanyuma wowe wavuze yuko imigisha ituruka ku Mana y'ukuri ituruka ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru. Hanyuma abo bantu bose bakusanye ari uwo muntu wumva ko yishoboye, ari uwo muntu wumva ko ibintu byose byikorana amahirwe, ko atazi naho bituruka, undi akavuga ati nkora cyane, undi akajya mu zindi mbaraga kujya no mu bapfumu, abo bantu ngo bemeze. Ndahera ku muntu ufite ibyo yabonye bihawe n'izindi mbaraga z'umwijima, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'ibitega n'ibindi. Uyu muntu ibye ntibirama, ibye ntabwo bigira gute, ntibirama, kuko abitungira mu mubiri wa Kristo. Iyo bihuye bibyara siriko, biratwika, kuko uyu mubiri twambaye n'umwuka duhumeka nta mupfumu birema, nta muntu birema, nta muganga, nta mudogiteri, ni sitoke y'ijuru. Uyu mubiri n'umwuka duhumeka ni iby'Imana. Iyo rero iyo umuntu afite ibintu yasuguritse akabivana muri izo mbaraga, nakubwira ko bitarama, bisa n'iby'umugisha ariko si umugisha. Ukora ubushakashatsi mu bantu bagiye bakomera ntawe ntunga urutoki, ariko uri umuntu mukuru, bagakomera bafite ibintu bavanye mu zindi mbaraga, mu bigirwamana, mu bapfumu, abo bantu benshi barakenyuka. Satani arabica. Impamvu abica, barabikora ariko bakabikora mu mubiri wa Kristo, bikabyara siriko. Izo rero ibyo kandi hano hanze koko nyine baranabibona, ariko ibyo babona ntibirimo. Ubwo nubwo navuze umwisha, sinavuze n'uw'ijuru tuzabona, sinawuvuze. Ubugingo buhoraho sinawuvuze. Nubwo babibona itandukaniro ry'umukristo n'umuntu usenga, umukristo, umuntu usenga, aho atandukanira n'umuntu abonye ibintu byo mu isi, ni ya makuru yose aba afite. Wa muntu arabibona ariko ntafite uburinzi. Sinzi niba kubyumva. Kuba bifite n'ibikura kuko Satani izamunihurika biramuhitanye, kubera ko ntago afite iki, uburinzi. Nta mahoro yabigirira, nta mahoro. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo kuba bifite hari azabigira. Satani amutegeka guhinga muri saro. Noneho abanyabyaha bahebe abanyabyaha. Bibiliya ivuga ngo icyo umunyabyaha yifuza kizabura. None urabakoze. Niko handitse. Niko handitse. Haranditse ngo icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Ni kuri Zaburi 112 ku murongo w'10. Haranditse ngo icyo umunyabyaha yifuza kizabura. Bivuze ngo we yabona ko afite, ariko ntafite ubugingo. None se bizabura byonyine cyangwa nawe azabura? Urumva se nawe azabura, nawe agira agahura n'ibibazo. Nta mahoro y'umunyabyaha. Urabona ko muri iyi si nimvuga gutyo abantu bashyira komenti, kuko abanyabyaha hari abantu benshi bafite ibyaha batunze, ariko ntabwo batunze amahoro. Kandi nakubwiye ngo amahoro ni Yesu yatanga. Abantu baratunze, bafite amakamyo, bafite ibintu byinshi, barasambana, barica, baragambana, bariba, bararoga, kandi bafite n'ibintu bya mirenge birenze. So no gushanga afite n'ama etage utabara, ariko ugeze umutima ukamubaza, umushinjacyaha uri umutima we umwemeza ko nta mahoro aba afite. Kandi nakubwiye ngo icyo bita umugisha ugizwe n'inkingi 7. Izi nkingi rero umuntu utubaha Imana ntazo afite. Nicyo kintu umuntu usenga arusha umuntu utubaha Imana. Umuntu ubaha Imana ibyo ibifatika naho ngifatika arabifite, ariko ntafite zino nkingi. Ubwo ushubije kuri icyo ngicyo, ubwo n'ibindi nasa no wisubiza kubera yuko kubera ko nukuvuga ngo ntabwo imigisha yizana ifite aho ituruka ku Mana, kandi ikazanwa n'ubusabane umuntu aba afite n'Imana, n'ubucuti ufitanye n'Imana, n'ubusabane ufitanye n'Imana. Hanyuma uvuga ngo yakora cyane ngo nibyo bimubeshejeho, nawe umuntu yamubwira ngo kora cyane nibyo,
gukora ni byiza ariko gukora cyane ntabwo bivuga buri gihe ko ugera ku cyo ushaka n'umuntu wagize icyo ageraho ajya atekereza ko hari andi maboko hari Imana umuremyi w'isi n'ijuru yabimugejejeho areke kwikomanga ku gatuza no kwigira igitangaza. Dufite umusitari hano mu gihugu mu bya gospel baririmbye ngo uri number 1 yararimbye ngo uri number 1 uri uwa mbere ubuzima bukana karirimbye ni ijambo ry'ubwenge yafashe ibyubahiro byose afata amatitire yose afite n'abantu bafite afata n'amafaranga n'ahazagera ahita avuga ngo papa uri number 1. Mbese umugisha urashaka kuvuga yuko umugisha w'ukuri uturuka ku Mana ko n'ibyo wakoze byose ugomba kubiha Imana ukabyitirira Imana bikaba iby'Imana cyane rwose kuko urumva iyo wamaze gushyira Imana imbere iguhamagarira umugisha cya gikundo nakubwiye kiraza. Ninde muntu wigeze ubona wuzuza arena wundi muri iki gihugu cy'u Rwanda? ndetse uriya musore wo muri ninde hari uwigeze ubona? aya ntawe ariko umunsi wose azajyamo iruzura. Uzima Imana yamugize umugisha yararirimbye ngo uri uwa mbere yaririmbye ngo uri uwa mbere afite n'utundi twinshi simutindaho ni urugendo ni kuguha uburyo Imana yaha umuntu umugisha uretse n'uriya na buri muntu wese yakwibanaho urugendo na buri muntu ni ukuvuga ngo ikintu afite si uko aririmba cyane afite icyo bita igikundiro ahabwa n'Uwiteka ntabwo ari uko akora cyane kurusha abandi afite igikundiro ikindi afite uburinzi ahabwa n'Imana atagufite bamunyengeza Abanyarwanda. No kuvuga n'umuntu wikomanga ku gatuza akigira igihanganye n'igitangaza bakora cyane cyangwa n'umunyabwenge kurusha abandi abifashe hasi cyo baragihe Uwiteka amenye yuko byose ari umugisha uturuka ku Uwiteka. Igihe cyose uzakora hatari mu Imana urakorera he? Ubwo se ko noneho unshubije n'ikindi kibazo hano ku isi ko atari iwacu. None unshubije n'ikindi kibazo nari mfite cyavuga ngo irumva ni ukuvuga ngo hano hanze sibyo hari abantu nacyo reka tukivugeho hari abantu bafite ubwo butunzi n'ubwo bukire. Rege iyo turimo kuvuga imigisha niyifatika ntabwo ari amagambo n'ibintu bifatika turi kuvuga ibintu bifatika ndaguha n'ingero z'ababibutunze batabifite uyu munsi hanyuma mw'isi hari ibintu byinshi hari umuntu ugeze ku rwego hari abantu bageze ku rwego werari hari abantu bageze ku rwego umuntu y'icyo ashaka cyose ahubwo bikamucanga icyo ahitamo ari imyenda amaze akaba afite menshi amakonti aruzuye urumva ibyo kurya byose nakubwira yibaza icyo yafata n'icyo yareka bikamucanga ariko urupfu ruzamubyara uvuga ngo yarashubijwe. Noneho mwene abo ngabo rero abantu baravuga bati umuntu ufite ibyo bintu ni umunyamugisha niwe munyamugisha naho ibyo muvuga mwirirwa munabeshya ngo murasenga musenga n'abafite Kristo. buretse gato mbanze nkirangize kubera ko ubu ngubu icyo turimo gukora icyo bimaze ibi ngibi ni ukugira ngo bifashe abantu bigende binasubiza n'ibibazo abantu bafite n'ibyo abantu bibwira bakibwira ko ari umugisha ariko mu by'ukuri atari umugisha. Noneho uwo nguwo ubyo twarangije gusa n'abagisubiza kuko umuntu avuga ngo mbese umuntu ufite ubasha kwihaza ku byo ashaka byose wiha ibyo ashaka byose si wo mugisha. Ku ruhande rumwe nibyo kuko narabifite nabyo ni umugisha kuko hariho n'ababyifuza ntibabibone kuba bifite nabyo ni umugisha ariko ni igice ni umugisha utuzuye ni umugisha Imana idafitemo uruhare ariko niba harimo uruhare rw'Imana ni umugisha ariko niba nta ruhare rw'Imana rurimo ibyo ngibyo bishobora kumuyoyokana ibyo bishobora kumwica ibyo ngibyo ashobora no kubitunga ntabirye ashobora kubitunga ntabisinziriremo. Icyo nicyo gisubizo. Noneho rero geza ku kindi hari abantu batunze ubu ngubu harimo guhangana harimo guhangana mu bukire harimo guhangana ko abantu batunze n'abantu basenga. Umuntu agasenga akavuga ati ngiye mfite Imana ngewe ndakomeye
nubwo udasinzira ariko ngewe ndasinzira, ariko wajya kure ugasanga ntacyo afite. Urumva wajya kureba ararya ikijumba agasinzira, ararya ikijumba agakubitaho ikigori, agakubitaho umusururu cyangwa agakubitaho amata, ibyo byose agashyira mu nda. Umukire we akarya nta sukari anywa, nta kunyu, nta tuvuta, nabyo ugasanga ni ikibazo. Noneho ukize rero bantu bafite ibintu ariko batemera ko n'imigisha hamo agomba kubamo ukuboko kw'Imana. Akavuga ati mva gusenga ntacyo bimaze, gusenga no kwikebagura, guseba no guta umwanya. Uwo nguwo wamubwira iki? Ko nibyo biri hano hanze. Ubu ngubu harimo kuvuga ngo mwirirwa musenga, mwirirwa muhamagara iyo Mana yanyu, ni mubireke, ni muze mukore ibyo byo gusenga, ni mubireke. Ibintu uvuze harimo ibintu bibiri numvishije. Icya mbere, hari umurokore wiri gusenga mu rusengero. Abantu bose basenga, reka mbabwirire ijambo, gusenga ni umuti w'ibibazo. Ariko ugasenga ukanafata n'umwanya ukitekerezaho n'ibyo wasengeye, ukareba yuko ibyo wasenze koko washubijwe, ugatekereza kumva ni kuko nimba twavuze ko Imana itanga ubwenge, iguha ubwenge. Ntabwo hari abantu benshi basenga batazi ko Imana yabahaye ubwenge, kandi Imana mu rusengero ihatangira amakuru, ikahatangira ubwenge. 40% ntabwo yatangira ibifatika bihabwa abapasiteri. Abapasiteri n'abatambyi nibo babona ibintu bifatika mu rusengero, ariko bari abantu buzuye mu rusengero ntawe uracyura amafaranga, baracyura amakuru, baracyura amayide, ibitekerezo. Ariko rero icyo ntabwo ari cyo, kuko buriya babikora uko babikora nabi. Uretse iwanyu mu rusengero ko mwamwuzuye, abacura amafaranga ni bangahe? N'umwe baratura. Nese uracyura se? Ariko hari uburyo agaruka, ariko urakabona se? Nese ntitugira gahunda zifasha abakene, baragufasha se? Ahubwo ntawe umfasha kuko nacyo ko harasa abakene, ni ukuvuga ngo abakene ni heza. Oya, ahubwo aya mafaranga ajya mu rusengero. Umukristo wese arimo ngiye nawe n'abandi, iyo tugiye mu rusengero tujyana amafaranga, tugacyura amakuru mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni ijambo ry'Imana rivuga, itegeko ni n'ihame. Nutabikora amenye ko akora icyaha. Yewe ndashaka kubwira abakristo bagenzi banjye icyo bakwiye kuvana mu rusengero bakagihaisha n'agaciro. Abakristo bagenzi banjye, nanjye ndibuze kubwira abavuga butumwa n'abakozi b'Imana bagenzi banjye. Abakristo mu rusengero ugiye kuhatwara amakuru, iyo uramutse uhakuye mano y'igitangaza cy'amafaranga nabyo birashoboka, ariko ikintu cya mbere tuvana mu rusengero ni ihumure n'amakuru. Ya makuru uvanye mu rusengero usabwa kujya kuyashyira mu bikorwa. Umunyamakuru atara amakuru kugira ngo amakuru y'umunyamakuru abe amakuru, nuko ayavuga. Uwayashatse akayarekera kuri CD, kuri flashe, ntabwo aba amakuru, aba impfabusa kandi ayafite. Ubu dufite abarokore benshi bafite amakuru ariko batayashyize mu bikorwa. Ako ngako akavuze ndakumva. Ari naho hantu abisi bahindukira bagaseka abantu ba mu nzu y'Imana, kuko amakuru babitse ntibayashyize mu bikorwa. Nibyo bize ntibabishyize mu bikorwa. Kandi ujya mu rusengero Imana ikavuga ngo uhaye ubwenge. Niho byapfiye. Ujya mu rusengero Imana ivuga ngo uhaye ubwenge. Ubu bwenge Imana iguhaye, niba ubwenge jya kubukoresha. Nimba hari amakuru wumvishije jya kuyakoresha. Niyo mpamvu buriya abantu benshi bavuga ngo icyambere n'amakuru, ariko hari ibintu nize navuze ubundi amakuru y'abanyamakuru. Aba makuru ryari turi kumwe n'umunyamakuru hano, aba makuru yayatunganyije akayavuga, ajya kuyatara. Tujya mu nzu y'Imana kuyatara,
tuba dukwiye kuyashyira mu bikorwa ibyo tuvuye gutara. Dore ikintu kisherera abarokore turayatara ariko ntituyatanga. Mbese baradusuzugura ariko nitwe twisuzuguza. Tubigiramo mu magambo nitwe twisuzuguza. nubwo bashobora kunyangana ntibanyumve neza ariko ubundi nimba Imana ikubwiye ngo nguhaye ubucuruzi, nguhaye akazi jya kudepoza. Ariko hari n'ikindi kintu wavuze nashatse kuvugaho. Turatura ariko biriya bintu byakagumye no kugarukira n'abatuye muri za gahunda zifasha abatishoboye muri bwa busabane, bikagarukira n'abatuye, ntibijye mu mifuka yabo twahaye gusa. ariko bazankubita. uzi ikintu uzahakura, bazakubwira amakuru y'ibyinjiye, bakubwira ati umwaka urangiye twinjije aya, Imana yakoze igitangaza, muhereze Imana icyubahiro. Kumenyeshe ko ariko siko byakagumye kugira, kumenyeshe ko nayo gufasha abakene hariya nayo turayatanga. Nayo urayatanga. Ibyo tubyihoreye tuzagira utwitera amabuye. Oya, nta muntu tuvuze turavuga ukuri, kandi ukuri guca mu ziko ni gushya. Kandi kankubwire ni Emile igihe uzatinya kuvuga ukuri ntabwo uzagukorera Imana, ugomba kuvuga ukuri. Mu rusengero dutanga amafaranga ntabwo atugarukira. Inyungu zo mu rusengero tuhakura amakuru, twagombye kugenda tugashyira mu bikorwa. Abantu bose bajya mu rusengero nibashyire mu bikorwa amakuru bavana mu rusengero, n'ibyo biga n'ibyo bavuga. Ntabwo nta kintu tuyabyaza. Usanga abantu benshi amakuru bafite nta kintu bayabyaza, ubundi ari ugusirimba no gutaka, kuririmba. Uzi ko buriya nabyo biriya bihugu shaka visa. Ntushake visa bakubwiye ngo uzurira indege. Rirasohora rishingiye ko wateye intambwe. Nta muntu n'umwe Imana izasubiza adafite sample. Ndabisubira hanyuma banza ukumve, abantu bose badukurikiye ubona ko twicaha hari sample. Nta muntu n'umwe Imana isubiza adafite sample yicyaheraho. Icyo ufite nicyo Imana itubiwe. Yesu ntigeze anema imigati agaburira abantu 5,000. Yari imigati yaremye? Oya, yaratubuye. Yaratubuye. Na Mose Imana namubajije ngo ufite iki mu ntoki. Mose ntabwo Imana amumanuriye inkoni. Ariko uzi ko burya dukennye, ahubwo turi abakene nuko tutafite amakuru. Hanyuma rero umva dukomeze, tugiye ku kindi. Ngiye mfite ibibazo byinshi. Tugiye ku muntu wambwiye ngo uri guseka abantu b'Imana, urimo banegura, vuga ati bariya ntacyo bimaze, ntacyo bamaze, babyara bacanze. Buretse uraturogora, reka nacyo tubaze. Ni kuri iki ngiki. Yego. Mugisha muri ufite niba nyumvise ntabwo y'umuntu usenga ibaho. Yego, uko ni ukuri.
bo turibuze turaza kubisubiraho. Hari icyo bita kwisuzuma. Umukristo wese udafata umwanya ngo yitekerezeho ameze nk'imodoka itari mu esanse. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umenye kuri kumwe n'Imana ni uko ugomba gufata umwanya ukitekerezaho, ukavuga kuri ya ngingo ya mbere yitwa amahoro, ukabanza ukicara ukivuga ngo ntarakizwa nari imeze gute, amahoro naburaga buryo naragandira mutima usimbagurika, hari ibyahindutse. Ese iyi ngingo yitwa amahoro naba narayibonye? Mbese ubwo ni ikibazo yarabajije kivuga ngo ko abantu bashobora kuba batabyumvise. Yabajije izi nkingi hari abantu bazujuje ariko batazibonaho. Icyo bagomba gukora ni ugufata akanya akitekerezaho, kuko abantu benshi ni abafite ariko batazi ko bafite. Kandi iyo utamenya ko ufite bahora barira. Iyo utamenya ko ufite ntabwo Imana igushyigikira. Ishyigikira umuntu wamaze kumenya ko ageze afite, akamenya ko hari Imana ukorera, hari uburinzi bukuriho. Nimba tuvuze ikintu cyitwa inkingi yitwa uburinzi, hita ureba ibyo Imana yagusimbukije, uhita ubwira Satani ngo Satani ntukinshoboye, menye neza ko hari uburinzi bw'Imana bundiho. Ubu ndi umugisha kubera uburinzi bw'ibyo wasimbutse. Amen. Birumvikana. Hanyuma uriya muntu nawe wumva ko gusenga ari nta kintu bivuze, ari uguta umwanya, ari uguta igihe. Gusenga kukamugirira umumaro, ariko we ntamenye ko kwamugirira umumaro, kuko hari abantu batunzwe n'amasengesho y'abasenga, hari bene wacu batunzwe n'amasengesho yo ko dusenga, igihugu kigatungwa n'uko dusenga. Ibi byose by'amahoro na ziriya nkingi zose zikazanwa n'uko twagiye imbere y'Imana tukazisaba, Imana ikaziduha, ikabikura n'abatasenze cyangwa n'abadasenga n'abatabyemera. Abo ngabo umuntu yababwira iki? Icya mbere ndagira ngo menyeshe ko Umunyarwanda aca umugani ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Iyo umuntu yishwe n'umurengwe abona ko abantu basenga ari abasazi, ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese uvuga ko abantu basenga ari abasazi, ndagira ngo umenyeshe ko kuba ariho ni abo bantu basenga, baretse gusenga ibyo afite byose n'ubuzima Satani yamwiba mu isegonda. Umunsi itorero ryavuye ku isi, ngira ngo bakwishyura ibita umuzuko yabakize. Umunsi umugeni wa Kristo yavuye ku isi, itorero ryavuye ku isi, uzi ibintu bizaba. Abantu bazahura n'ibibazo bikomeye. Indege zizagongana, imodoka zizagongana, hazaba ambutiyaje itabaho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ugihumeka umwuka ataranguye, mbere y'uko unegura abantu banza umenye ngo ubundi umwuka mumeka n'uwandi ni uw'Imana. Kuba ngihumeka uyu mubiri nihe nawuvana? Njye nakoze agasida kugira ngo akaguru mfite kongere gusubiraho inyama, wumve kuno Imana ari y'agaciro, ndetse n'umuntu akwiye gutinya Imana. Ntabwo abaganga bagiye kurema inyama ngo bazitere ku kaguru. Mbese mu yandi magambo bafashe agapira hasi. Bitonde aho kumanitore, bitonde ku basenga. Umuntu usenga umugira inshuti, ntunamuvuge, nunabona nameze nabi wicecekere, kuko Isirayeli yose Imana izakora igitangaza ku buzima bwe. Umunsi aziyuburura, umunsi Imana izavuga ngo umwana wanjye iyuburure, azagutungura, azakudepansa. Ugomba kwicara ukamenya ko umuntu usenga byanga byakunda Imana yakurikiye ari umuremyi wa byose. Hanyuma rero iyo umuseka uba uri gukura mu jisho Imana yamuremye, iragukindura agasigara yigaramiye. Ni ukuvuga ngo umuntu ubona umuntu arimo gusenga, ukamureba mu isura, ukamureba mu gihagararo, ukamureba akavukire n'iki byose, ariko ntumenye Imana imuhagaze mu bitugu. Abantu bitonde rero. None se wagize abantu bagiye basoma ijambo ry'Imana bumva, uzi uza aramenya isanduku ukuntu byagenze? Yamutsinzaho. Ariko uza yagiye kuramira isanduku y'Imana,
ngo yari itsikiye yiha kuyiramira. ikimasa cyaratsikiye yiha kuyiramira y'umutsindaho. Ikimasa cyari gihetse isanduku y'Imana cyaratsikiye uza nkajya kuyiramira. Ntiyabyutse. Uzi impamvu atabyutse? Uza ntabwo yari afite amakuru y'ijuru. Nta umuntu udasenga ntiyemere kwivanga mu bintu by'abantu basenga. Iyo byivanzemo Imana ikubikira inzigo kandi ikazaguhita n'umenye uri guhitanya. Ari nakuri bayihejekeje ikimasa ariko ngo ubundi yagomba kugenda ku bitugu by'abatambyi. Harimo bayishyira ku kimasa. Bageze ibyago ikibazo bagize. Aravuga ati Imana imaze gutsinda. Buriya rero hari igihe ntuza abantu gusenga turababwira ngo abantu basenge bareke gupinga ibintu byo gusenga. Uzi ko hari igihe abantu bazasuzugura gusenga bagasuzugura n'abantu b'Imana bakarwara ibibembe. Ejo mu rusengero nababwiye ngo gusenga ni umuti w'ibibazo. Sohotse umuntu arambwira ngo ari kubera ibintu buvuga n'ibiki. Ndamubwira nti ubu urusengero rwuzuye ahangaha kubera iki abantu bashaka umuti. Ariko impamvu basetse nuko bakiriye umuti w'ibibazo. Ubundi se baje ahangaha hari unezere hari ugize gute? Gusenga ni umuti. Niyo mpamvu umuntu wese ikintu kimbabaza n'abantu bamara gusubizwa basenze cyangwa basengewe barangiza bakirukana Imana bakimika ibigirwamana. Reka nkubwire aba bantu kuva na kera umurengo wabayeho. Umurengo ujya ubaho. Abantu bakibagirwa ahantu bahuriye n'Imana. Abantu bakibagirwa imvugo y'Imana. Abantu bakibagirwa ineza y'Imana. Abantu bakibagirwa ahantu Imana yabakuye. Ariko ubundi umuntu ntabwo yakarenzwe ngo agire hatuka Imana, ngo agire aho asubira inyuma, agireho apinga ibintu by'Imana. Bibiliya ntitwemera gupinga ibintu by'Imana. Bibiliya yemera ko tubigenzura. Hari uburenganzira abantu bahabwa n'Imana buri mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese yemeye kugenzura ibintu by'Imana. Iby'Imana biragenzurwa ariko ntibipingwa. Kuko impamvu bigenzurwa ntabwo abantu bose ariko bavuga Imana by'ukuri. Harimo n'abajura, harimo n'abesikoro, harimo n'abatubuzi, harimo n'abapfunyikira abandi, harimo abanga Imana yavuze itavuze, harimo n'abakozi b'Imana. Ubwo ruvange rwose kugira ngo rumenye icyo utemerewe ntiwemerewe gupinga ibintu by'Imana, wemere kubigenzura. Ugomba kwicara ukabigenzura. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu agomba kwicara akitekerezaho. Reka tubwire umuntu dukurikiye kuri gusenganwa umugisha w'Imana urahari. Kandi umugisha uzawubona. Inyungu y'umugisha uzayibona. Wowe Imana agaciro kuko niyo nyiri umugisha. Umuntu wese dukurikiye irembo yacamo kugira ngo azabone inyungu yitwa umugisha. Naho Imana agaciro. Amen. Hanyuma rero tumaze kumenya neza n'undi ushaka kumva amaze kumva neza ko umugisha uturuka ku Mana. Wa wundi Imana itanga w'ubukire ariko ntiyongereho n'umubabaro cyane. Ibindi byose bizana umubabaro, ibindi byose nta burinzi buba buriho, ariko umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi nta mubabaro ubaho. Umubabaro uzaho se gute kandi hariho uburinzi? Hanyuma rero iyi Mana ndagira ngo tuvuge uburyo umuntu ashobora kwigeraho akayitereta mu isengesho. Umuntu yakora iki kugira ngo ayigereho hanyuma uwo mugisha ubone, umugisha udacuya, umugisha utibwa, udatezwa cyamunara, utari mu mubabaro. Umuntu yakora iki? Ko Bibiliya yatubwiye ngo Aburahamu ngo ntiyimye Imana umwana we w'ikinege ngo kandi yarayumviye. Uretse wenda ko ibyo ngibyo guha Imana no kuyumvira, hari n'icyo umuntu yakora kugira ngo uwo ndumva ni byiza cyane pe. Icyumbaje ikibazo gikomeye ariko cyiza cyane. Buri iyi Imana ni Imana ifuha. Nanone ni Imana y'inyembabazi iturebera mu mwana wayo. Umuntu wese ushaka umugisha w'Imana nayikurikire nk'uzajya mu ijuru. Amen. Nibanga bene umuntu wese ushaka umugisha wa hano ku isi
harimo uburinzi, harimo ubwenge, harimo byose. Kurikira Imana nk'uzajya mu ijuru. Nuyikurikira nk'uyishakaho ibyano ku isi, uzatinda kubibona, nta nubwo izanabiguha. Nuyikurikira nk'uzajya mu ijuru, umugisha Imana yageneye abayubaha, abana bayo bazajya mu ijuru, uzagutahaho mu izina rya Yesu. Rero umuntu wese ukunda Imana, ukurikira Imana nk'uzajya mu ijuru. Hari abantu bakizwa baba ngo kame ngiyemo nimbona bitameze neza, nzajya no kwa akana kabamo inzaratsi, reka ngende. Abantu benshi bari mu madini, iki kintu uvuze ni ikintu gikomeye. Hari abantu benshi bakizwa bagiye kwiba Imana umugisha, ariko ntibawubone. Hari umukobwa ukizwa agira ngo yikorere ubukwe, ariko mukuri ikitumye akizwa ni ukubera ko yashakaga ubukwe. Ntabwo akijwe kubera ko akunze Imana, ntabwo akijwe kubera ko yashakaga kuzajya mu ijuru. Ni ikibazo gitumye ajya gukizwa. Hari umuntu ukizwa akeneye ko Imana imuha inzu. Uyu muntu ntabwo akijwe ku bwa gahunda y'ijuru, akijwe ku bw'uko akeneye inzu. Hari umuntu ukizwa kugira ngo azabone urubyaro. Uyu muntu ntabwo akijwe kubera ibindi, akijwe kugira ngo azabone urubyaro. Hari umuntu ukizwa kugira ngo azabone akazi keza. Ibi ngibi n'abadasenga barabigira. Kizwa kugira ngo uzajye mu ijuru, hanyuma Imana ifate ya migisha yageneye abubaha Imana. Ubanze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose uzabihabwa, uzabyongererwa. Hari n'undi muntu wavuze ngo ibyo umuntu ashaka biri mu by'Imana imushakaho. Ibyo umuntu ashaka biri mu by'Imana imushakaho. Ni ukuvuga ngo umuntu arasabwa kugira kumvira Imana, arasabwa gusenga by'ukuri. Ni ugusenga by'ukuri, apana kwiyoberanya. Apana kwiyoberanya. Hanyuma no kureka ishyari n'ibiki byose umuntu akaba intuza. Hanyuma noneho rero reka wenda turimo gusoza, tugane ku musozo. Hanyuma hari ibintu umuntu ashobora gukora, sibyo? Imigisha yandikiwe. Hanyuma imigisha yakoreye ntayigereho, kandi yarayikoreye, yarayishakishije, ayifuza ariko ntayigereho. Ibyo mu by'ukuri harimo nk'icyaha, harimo iki? Hari ibintu bituma umuntu atagera ku cyo ashaka, kumugisha kandi umuntu asenga. Hari icyaha cyitwa ubunebwe. Harimo ibyaha byinshi. Ibyaha muri rusange hakabona ubunebwe. Ubunebwe bushobora gutuma utagera ku mugambi w'Imana kandi warakijijwe, nta n'icyaha ukora, ariko ubunebwe ntibutume ubona Imana. Niyo mpamvu banditse ngo ntabaza ndagutabara. Nibuze nta munebwe utabaza, hatabaza umuntu ufite ubushake. Mushake muzabona. Nta munebwe ushaka ntibikunda. Mukomange, nta munebwe ubasha gukomanga asazira mu buriri kuko nyine aba aryamye. Umunebwe ntiyakomanga. Ni ukuvuga ngo icyaha cyitwa ubunebwe gishobora gutuma usazira mu rusengero utabonye umugisha. Icyo cyonyine. Harimo ubujiji. Ubujiji buturanye n'ubunebwe. Ubujiji ni ukwibeshya ku by'imvugo y'Imana. Abantu benshi bibeshya ku mvugo y'Imana. Hari abadashaka kwiga, umuntu akumva ibintu byose bizikora. Nta kintu na kimwe Imana isubiza umuntu adafite sampo. Nimba Imana ikubwiye ngo ujya kwiga, jya kwiga. Imana nikubwira ngo curuza, jya gucuruza. Imana nikubwira ngo jya gusenga, senga. Hanyuma ibintu byose korane ishaka. Gira ishaka. Ngo umurimo wose ushyizeho umwete, werekeje amaboko yawe, ushiremo umwete. Numara gushyiraho umwete, umenye ko ibintu byose ufite byose number 1 ari ukubaha Imana. Numara kubaha Imana, umugisha uzagusanga mu buzima bwawe. Reka tuvuge ngo umugisha w'Imana ubeho mu izina rya Yesu. Amen. Umugisha w'Imana we ku bana banyu, umugisha w'Imana we mu kazi kanyu, umugisha w'Imana we mu ngo zanyu, umugisha w'Imana ube mu byo uzakora. Imana iguhindura umugisha. Wowe udukurikiye, ibiganza byawe bihindura umugisha. Nitugaruka tuzavuga ibintu byatuma utabona umugisha, cyangwa se ibintu byatuma wambuga umugisha wawe ubonye. Rero umuntu wese udukurikiye, Imana ikingura imiryango ye, imuremere umugisha.
umugisha ushingiye kuri za nkingi zose Imana izikuremere. Tugiye kugira ku musozo kugira ngo dusabire abantu, tubasabire umugisha kandi Imana ubahe mu izina rya Yesu. Twagerageje kugira tubisesengura tutirukanka kugira ngo umuntu amenye icyo akeneye. Rero umuntu wese utukurikiye nahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Agiye kudusengera asaba Imana ngo mwami tanga umugisha. Yego hari icyo wongeraho? Ikintu nshaka kuvuga nuko umugisha ni ngombwa. Ibintu byose umuntu yakora bitarimo umugisha ntacyo byabimumariye. Ibyo umuntu yatunga byose bitarimo umugisha ntacyo bimaze. Ariko umugisha uruta uwundi hejuru y'ibindi byose ni ugutunga ubugingo. Ni umugisha wo kuba umunyamahirwe wo kugira ubugingo buhoraho. Ibyo umuntu yatunga hano ku isi byose birangirira ahangaha, byarangira. Kandi ibyo umuntu atunze byose bimugirira akamaro ari uko Imana ibirimo. N'umuntu wese uyu munsi utumvaga yuko gusenga bifite umumaro, namukangura uyu munsi gusenga agashakisha Imana, yaba atanabishoboye ariko kubaha gusenga, akubaha n'abantu basenga. Imana duhana umugisha. Urakoze cyane inshuti wari udukurikiye mwese. Reka dusenge. Nimba ukeneye Imana kiguha umugisha, ukurikira iki kiganiro ubanze umenye inkingi zigize umugisha. Numara kuzimenya ufata umwanya ubwira Imana ngo nkeneye umugisha. Wisengera mu kigare, wisenga witiranya umugisha, hanyuma numara kubisobanukirwa neza Imana izaguha umugisha kandi urasanga nawe ufite. Reka twakire Mire adusengere, asabire buri muntu wese kwizera ndetse Imana itanga n'umugisha ku buzima bwacu. Ni karibu Emere mukozi Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, twongeye kugushimira muri kano kanya. Turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, turagushimira ineza yawe, turagushimira Uwiteka ko ukomeje kubana natwe no kutugira neza. Turagushimira ko wanye natwe muri kino kiganiro. Uwiteka turakwingize muri kano kanya. Twavuze ku mugisha, dusabiye abantu umugisha n'izina rya Yesu Kristo. Reka umugisha ugere ku rubyaro rwacu, umugisha ugere ku byo dutunze byose, umugisha ugere ku byo dukora, umugisha nugere ku bagabo, umugisha nugere ku bagore, umugisha nugere ku gihugu mu izina rya Yesu. Umugisha w'ubukire, umugisha wo kubyara umuntu agatunga agaheka, umugisha wo kubona imbaraga zawe, umugisha uturuka iwawe Yesu. Duha umugisha, umugisha ubwoko bwawe, umugisha buri muntu wese udukurikiye, umugisha abagabo n'abagore, tanga umugisha mu itorero. Reka ukuboko kwawe kugaragare, reka ukuboko kwawe kugaragare mu bantu mu izina rya Yesu Kristo. Gendera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukureho buri kintu cyose gituma abantu badashyikira umugisha wawe. Buri wese umugirire neza, ugire neza igihugu, ugire neza itorero. Ubana natwe kandi tugire neza. Icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Mugisha w'Imana babeho. Mwari muri kumwe na Wellars ndetse na